Dusabane weza kuzwe Gera Roho Mutagatifu uyu munsi Yesu Kristo aricyo ari gushaka kuri buri umwe wese. Turasabwa rero kugira ngo tumuhange amaso kandi tumurangamire kugira ngo bari we utuyobora. Cyane ko Evanjiri twumvishe yari kutubwira uburyo tugomba kuruhuka, buri wese akaruhuka ku giti cye aho yazamutse, buri wese akuruhuka. Rero natwe Roho Mutagatifu ari kudusaba ko tugomba kuruhuka, twamara kuruhuka tukamuhanga amaso muri byose. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, turasanga mu Bacamanza umutwe wa 6:25 tukageza ku murongo waho wa 30. Batubwira ngo nuko muri iryo joro Uhoraho abwira Gideyoni ati, fata ikimasa cy'umushishe cya so maze usenye urutambiro rwa Behali uri kwa so, kandi uteme n'igiti cyeguriwe ikigirwamana iri iruhande rwayo. Hanyuma ubakire Uhoraho Imana yawe urutambiro rutunganye, kuko kuri amusozi ufate cya kimasa ugiture igitambo gitwikwa hejuru y'imvi za cya giti cyeguriwe ikigirwamana uri bube watemwe. Nuko Gideyoni afata abantu 10 mu bagaragu be, maze agenza uko Uhoraho yari yabimubwiye. Ariko kubera ko yatinyaga abantu bo mu nzu ya se n'abo mu mujyi, aho kubikora ku manywa abikora nijoro. Mu gitondo abantu bo mu mujyi babona urutambiro rwa Behali rwarimbutse, ndetse n'igiti cyeguriwe ikigirwamana cyari iruhande rwarwo basanga cyatemwe, bagitwikishije ikimasa aho urutambiro rwari rumaze kubakwa. Nuko barabazanya bati, ibi byakozwe nande? Bamaze kubaririza no gushakisha baravuga bati, Gideyoni mwene Yowasi niwe wabikoze. Nitwakire neza ijambo ry'Imana. Kristo abari neza kuzwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri kutubwira ko nta muntu ushobora gukorera abashebuja babiri. Nta muntu ushobora gukorera abashebuja babiri. Nta mukristo ugomba gukorera Imana ngo narangiza yongera akorera ikigirwamana. Kubera ko dusoma ijambo ry'Imana yari riri kutubwira ngo Gideyoni asenya urutambiro rwa Behali. Gideyoni asenya urutambiro rwa Behali. Birashoboka ko uyu munsi wa none ushobora kuba uri umukristo ugaturika, warabatijwe ugakomezwa, ariko ufite Imana ibiri cyangwa ufite udutoki tubiri. Uyu munsi wa none waje uri umukristo, ariko numara gusohoka hano urasubira ku gicaniro cya Behali. Rero kubera ko twabwiwe ko tugomba kuruhuka, Roho Mutagatifu ari kudusaba ko tugomba kuruhuka. Igicaniro cya Behali buri wese akagikuraho. Buri wese hari intambiro twubatse iwacu, hari intambiro mwubatse iwanyu kugeza uyu munsi wa none zikiriho, ariko Yesu ari kugusaba ko urwo rutambiro ugomba kurusiga. Urutambiro rwo kuja kuraguza, urutambiro rwo kuja gucurisha, urutambiro rwo kuja mu busizi, urutambiro rwo gusiba ku cyumweru wagiye kuragira amatungo cyangwa se wagiye mu kandi kazi runaka, urutambiro rwo gusiba misa wagiye muri siporo. Nuvuga ngo buri wese agiye gukora urugendo rwo mu mutima, areba urutambiro yubakiye Sekibi iwabo, areba urutambiro yubakiye Sekibi iwabo. Ngo Gideyoni Uhoraho yaramubwiye ngo genda ukureyo urutambiro ruri kwa so, urutambiro ruri kwa so genda urukureho. Bavandimwe rero, uyu munsi wa none hari intambiro abantu bagiye barubaka, abakurambere bacu izo ntambiro ukazisangaho, ariko yarangije aramubwira ngo n'ubundi genda uteme igiti, uteme igiti cyeguriwe ikigirwamana. Kristo abari neza kuzwe. Hari ibiti byeguriwe ikigirwamana iwacu, hari ibiti byeguriwe ikigirwamana ku musozi utuyemo, hari ibiti byeguriwe ikigirwamana mu nzira unyuramo. Ukavuga ngo kiriya giti ngo nice abakurambere ntukagikoreho, mu muryango wacu ugakomeza igiti kigakomeza kigakura kubera ko kirimo ibintu byinshi. Ngo kiriya giko kirimo ibikingi by'amarembo ntukagikoreho, icyo giti ngo cyeguriwe ikigirwamana. Haleluya. Ibiti byeguriwe ikigirwamana uyu munsi wa none Yesu ari kudusaba ko tugomba kugenda tukabikuraho. Ibyo biti byeguriwe ikigirwamana tukagenda tukabitema. Ibyo biti biri mu bikingi by'amarembo ukagenda ukabitema. Ibyo biti biri hamwe n'inzu mu rembo rwawe ukagenda ukabitema kubera ko byeguriwe ikigirwamana.
niba uri umukristo koko ibyo biti uje kubitema kuvuga ngo ni igiti cy'abakurambere ngo nugitema uzapfa ngo nugitema nta mahoro uzagira ibyo biti byegura ibigirwamana uyu munsi wa none nta muntu ukeza abandi babiri ahubwo genda ubiteme nubitema wiringiye Nyagasani ntacyo uzaba nubitema wiringiye Imana ukaza ukamanza wasenga koko kugira ngo ibyo bigirwamana biri iwanyu bikureho ntacyo uzaba uri kumwe na Yesu ntacyagutera ubwoba Kristo avana neza kuzi numara gutema ibyo biti byegura ibigirwamana ngo abantu ibyo byarabitemye abantu barabazanya bati ninde wabikoze harangije avuga ati igiti yoni mwene wasize wagitema baratangara cyane kubera ko bari bamaze gutema bya biti byegura ibigirwamana kubera ko bari bamaze gutema za ntambiro bari barubatse bari bamaze kuzikuraho intambiro wazigeranya n'ibintu byinshi kuba uri umukristo ukaza guhabwa Yesu ukenyereye ku rubigi icyo gihe n'ikigirwamana ubarimitse muri wowe icyo kigirwamana ugomba kugikuraho kuba uri umukristo gatolika kandi warabatijwe ugakomezwa cyangwa se muri iri dini ariko ukaza gusenga wisize imiti ukegera neza amatagatifu hari imiti wamanje wisiga mu gitondo izo miti ngo nizo ziratuma ugenda kuburyo utarahura n'impanuka mu nzira izo miti nizo ziratuma ugenda bigatuma mbega izo miti ugasanga arizo wiringiye kuruta ibigirwamana kuruta Imana rero Yesu ari kugusaba kugira ngo izo miti ntuzirigire ahubwo wirigire Yesu kubera ko arabishoboye byose izo miti ntuzirigire kuba urengera neza amatagatifu ukaza hari ibyo wambariyemo ukaza hari imiti wisize ukaza hari imiti waraye wisize kugira ngo nugera mu ngoro ya Kristo kugira ngo abantu batakubona Yesu aba ari kukureba kubera ko ijisho ry'Imana rirabona kandi nta natoya wahengeka Kristo avana neza kuzwi Imana iri kukureba ibyo uri gukora nimugoroba Imana iri kukureba ibyo uri gukora ubyutse ngo reka kano kantu kajane ngo nigera mu kiliziya ndakabatunga kugira ngo abaragwa hasi bagwe hasi cyangwa kugira ngo ibyanjye batabibona Yesu aba ari kukubona ibyo n'ibigirwamana wiringiye rero muri ijambo ry'Imana tubonyemo ibintu bibiri gusenya ibigirwamana tugatema ibiti bya Behali hakaza n'ijambo rya gatatu turazirikana ibyo byose numara kubitema ugomba kubaka urutambiro guhora ukagira ibonaniro ryawe n'Imana kubera ko ibyo numara kubiva umaze kuruhuka mu mutima umaze kuva mu ngeso mbi ugomba kugenda ukierana n'Imana ukagira urutambiro iwawe urutambiro ugiye kubakira Kristo urutambiro ugiye kubakira Yesu mbega uko wumva ko urwo rutambiro rwa Behali ugiye kurukuraho ugiye gushyiraho Yesu ugatunga Yesu iwawe ugatunga ishusho ya Yesu iri mu iwawe ugatunga ishusho ya Bikira Mariya iwawe ugatunga umusaraba iwawe uje usanga abantu batunze uducuma abandi batunze ibibindi abandi batunze ibyo batekeragamo kera ariko wagera ku nzu ugasanga nta musaraba urimo kubera ko yibitse ibigirwamana urimo wagera ku nzu ugasanga nta shusho ya Yesu afite mu rugo iwe mu rugo kubera ko yibitse ibigirwamana rero nitumara guhinduka turubakira Yesu Kristo urutambiro ukagira ahantu uhurira na Yesu wawe ukavuga uti uyu munsi wa none aha niho nzaje ndahurira na Yesu ukavuga uti kubera ko nahindutse kubera ko nurutse nanjye nkaba mbaye nka Zakayo iki cyumba ngiye kukigira icya Yesu nicyo ndajya guhuriramo nawe waba wagize ibibazo ukagira aho uje guhurira na Yesu Kristo avana neza kuzwe Haleluya ugomba guhura na Yesu niba ko kumwemera Yesu wahawe hano ukamujana mu mutima wawe muri tabiri ntakora y'umutima wawe ugomba kumva ko ari aho ugomba kumutuza n'ubundi iwawe mu rugo ukavuga iyi saro nibura nzajya ndafata akanya kamwe ngandire na Yesu ukavuga dawe mu ijuru cyangwa se ugasenga uvuga uti kubera ko ibitambiro bya Behali bisenye ngiye kuja nanjye ndafata umwanya wo kuganira na Yesu uko niko gusenga neza kandi uko niko kumva ko ugomba gusenga kandi ugahinduka rero bavandimwe buri wese yumve ko agomba gusenga kandi agahinduka wamara guhinduka Roho Mutagatifu akaba ari we kugushoboza muri byose Haleluya Yesu Kristo niwe ugomba kukuyobora mu buzima bwawe bwose Yesu niwe ugomba kukuyobora Yesu niwe ugomba kurangamira twari turi kuvuga tuti uhindure ugira ibonaniro ryawe n'Imana nk'umukristo gatolika ugira aho ugomba guhurira na Yesu ugeze wawe muri ugira aho ugomba guhurira na Yesu guhera uyu munsi wa none uhindure icyerekezo cyawe uko Zakewusi yahindutse ariko nawe uhinduka kugira ngo ugire aho ujurahurira na Yesu Zakewusi yarahindutse amaze guhinduka abantu barabimenya abantu batangazwa nuko uwari umuntu utari wahinduka ko yahindutse
nawe rero ugira icyo gicaniro ukagira ibonaniro ryawe n'Imana mu rugo, abantu bazatangara batari kubona uko ubyukira mu bapfumu. Abantu bazatangara babone warahindutse utari kubyukira mu byumba bya mu gitondo kare kare. Abantu bazatangara bari kubona ko wahindutse, kubera ko nawe uzaba ufite ahantu uri kubonanira n'Imana. Ugira ibonaniro ryawe ry'iwawe mu rugo. Iwawe mu rugo wubaka urutambiro, uvuga uti nzajya ndabonana na Yesu, nzajya ndaganira na Yesu mu buzima bwanjye bwose, ngiye kujya ndaganira na Yesu, kubera ko ibigirwamana byose ubyirengagije. Iri jambo ry'Imana dukwiye ibintu bitatu: gusenya urutambiro rwa Behali, wamara kurusenya ugatera ibiti by'abakurambere bacu, ibiti by'abakurambere bawe ukagenda ukabisenya ukabikuramo. Yemwe babyeyi, ibyo biti mwakomeje kugira inganzamarumbu bigakomeza bigakura ku buryo utanakigurisha ngo kiguha amafaranga umwana abonenere rivayi ngo aje ku ishuri, ahubwo ngo ni igiti cy'abakurambere, ngo ntiwagikoraho icyo giti genda ugitebe nk'irigiye Yesu, ubundi ubona ko utabona amafaranga garagira umusaruro iwawe. Ibyo biti by'abakurambere tugenda tubikure iwacu, ibyo biti by'abakurambere tugenda tubikure amayira abiri ari iwanyu mu rugo. Ibyo biti biri iwawe ku mbuga ugenda ubikureho, ibyo biti biri iruhande rw'inzu ugenda ubikureho, ibyo biti biri mu makingi by'amarembo mbega wasizeho iki giti ntabwo cyava, icyo giti ugenda ugikureho wirigire Yesu, kugira ngo nawe ugire ibonaniro ryawe n'Imana. Kuko nushaje gusenga hano ukaza ugasenga ariko urajya ku rutambiro rwa Behali, ntabwo uzakira, kubera ko ntawe ukorera ba shebuja babiri. Ntawakorera Imana, ukorere na Sekibi ngo maze Yesu agukize, kubera ko Yesu atabangikanywa n'ikibi. Yesu ntabwo abangikanywa no kujya guca inzaratsi, Yesu ntabwo abangikanywa no kujya kuraguza, Yesu ntabwo abangikanywa no kujya mu bapfumu, Yesu ntabwo abangikanywa no kujya gukina sango bakagushyiramo imiti ngo ni imitsindo, abandi bakaja mu isoko bisize imiti mu biganza byabo. Yesu ntabwo abangikanywa n'ibyo, ntabwo abangikanywa n'ibyo ngibyo. Abandi bagashyira imiti mu mirima yabo, ibyo ni ibigirwamana uba wariyeguriye wowe ubwawe, n'umurimo wawe ukawuronga ugatangira kubeshyira abarozi, kandi ari wowe wasizemo za biti zo baguhaye. Izi miti nuzihigiraho uzahiga weze n'abandi, kandi umurimo wawe ni wowe uwurozi, ntuzavane neza kuzwi. Izo miti rero n'ibyo bigirwamana tugiye kubisenya, twubakire Uhoraho urutambiro. Imana itugirire neza cyane. Ikindi iyo umaze kubakira Uhoraho urutambiro, ni ugukurikizaho gusingiza Uhoraho, gushimira Imana, ushingiye ibyiza Yesu yagukoreye, ushingiye uburyo uyu munsi wa none ufite ijambo ry'Imana guhera mu gitambo cya misa kugeza uyu munsi wa none ugafata umugambi w'uko ugiye guhinduka. Urakurikizaho gushimira Imana, wibutse ibyo Yesu yagukoreye, wibutse ibyo Yesu agukoreye kuva mu ntangiriro. Twirengagize ibyasize, tubare kuno kwezi kurangiye, urebye ibyo Yesu yagukoreye, urakurikizaho gusingiza Imana. Urebye ibyo wavuganye n'Imana, nawe ukurikizaho gusingiza Yesu, kubera ko Yesu yakwitangiye umusaraba. Numara gusingiza Yesu uramushimira. Yesu kuri iyi saha muri aka kanya agiye gutambagira mu mitima yacu. Yesu agiye gutambagira, ariko ubwira uti Nyagasani Yesu, nari narubatse iki kigirwamana mu mutima wanjye. Uvuga uti Nyagasani Yesu, hari ibiti bya Behali nari narubakiye, ariko uyu munsi wa none Yesu ko agiye gutambagira akugereho, kugira ngo ibyo biti nawe uhananire kubisenya, ibyo biti nawe ubiteme. Ushobora guhanga amaso ibiti, ibuzi n'ibiti byose, ariko hari ibiti biri mu mutima wawe by'ibigirwamana. Icyo giti ugwaho ni igiti kumva ko utamugezi wawe gukora, icyo ni igiti cy'ikigirwamana wubatse mu mutima wawe. Kumva ko hari ibintu baguhaye bifite ububasha kuruta iby'Imana, ibyo ni ibigirwamana wibitse mu mutima wawe. Yesu rero aragusaba kugira ibyo byose ubirekure. Numara kubirekura uze kumushimira, kandi numara kuza kumushimira wumve ko ugomba gushakashaka Imana, nta kindi uyibangikanyije nacyo. Umukristo nyawe agomba kumva ijambo ry'Imana agahinduka, yamara guhinduka agasingiza Yesu. Wibutse ibyo Yesu yagukoreye, ukibuka aho Yesu yagukuye, cyagiye ubabaye, nawe wakurikizaho kumusingiza, wakurikizaho kumushimira, wakurikizaho kumukorera, nta kintu ubangikanyije nawe. Ubu buzima n'aka gasura tugakesha Kristo. Niba rero iyi sura ufite ikesha Kristo, reka kumubangikanya n'ibigirwamana, kubera ko Yesu wacu ntabwo bandikanywa n'ibigirwamana. Yesu wacu ntabwo bandikanywa n'ayo macupa. Yesu wacu ntabwo abangikanywa n'izo miti wisigaga buri gitondo. Yesu wacu ntabwo abangikanywa n'ibyo ngibyo, ahubwo numwiringira uyu munsi wa none urakira, kandi Yesu araza kugutabara. Kristo avane neza kuzwe.
Yesu rero uyu munsi wa none gukize nanjye Yesu akize. Ijambo ry'Imana uvanjiri riratubwira ngo hari umutegeka w'abasirikare. Uwo mutegeka y'abasirikare yarayoboye ingabo nyinshi, ariko nubwo yarayoboye ingabo nyinshi hari aho yageze ngo umukobwa waragwara. Amaze kurwara baramugwaza igihe kirekire cyane aragwara, ariko noneho ngo kubera ko yari afite ukwemera bamubwira ko Yesu akize, bamubwira ko Yesu ari ushoboye byose. Aravuga ati nyagasani Yesu, singwiriye ko wakwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa umugaragu wawe arakira. Yesu abana neza kuko yari umusirikare. Sekibi ntabwo atinyaga ahantu hakomeye. Kuvuga ngo urakomeye Sekibi ntabwo yamutinya. Kuvuga ngo ufite amafaranga Sekibi ntabwo yamutinya. Sekibi yari umusirikare ngo yari akomeye cyane, afite abategeka yababwira ngo muze bakaza, ariko aravuga ati nyagasani Yesu, sinkwiriye kwakwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa umugaragu wawe arakira. Natwe rero Yesu agiye gutambagira, ariko mu mutima wawe uvuga nyagasani Yesu, sinkwiriye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa nanjye umugaragu wawe arakira. Yesu agiye kuvuga ijambo rimwe gusa ariko utambagiramo. Yesu agiye kuvuga ijambo rimwe gusa ari kugera kuri wowe, buri umwe wese aramugeraho. Yesu avuga ijambo rimwe gusa uburwayi bwose bugira ute buceceke, uburwayi bwose bukire, uzabe gusigiza Imana. Yesu namara gutambagira rero kuri wowe no kuri nje, nyuma yaho urakurikizaho kumushimira kubera itangaza arabagukorera. Arabavuza ijambo rimwe gusa uwo mugongo bukire, arabavuza ijambo rimwe gusa mu nda hakire, arabavuza ijambo rimwe gusa umutwe gukire. Yesu agiye kuvuga ijambo rimwe gusa ari gutambagira amaboko garambuke. Yesu agiye kuvuga ijambo rimwe gusa ari gutambagira amaguru garigaraye n'amaraye garambuke. Yesu agiye kuvuga ijambo rimwe gusa ari gutambagira akaboko katari gashoboye gufata gafate. Yesu agiye kuvuga ijambo rimwe gusa ako kaguru kawe wazanye kari gucumbagira kubera ko kavunitse ariko kakangukira. Yesu agiye kugakiza ari kuvuga ijambo rimwe gusa kugira ngo natwe dushobore gukira. Kristo abana neza kuzwe. Sinkwiriye kwakwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa umugaragu wawe arakira. Buri wese afate mugenzi we mu bitugu amubwire uti nyagasani vuga ijambo rimwe gusa umugaragu wawe arakira. Nyagasani Yesu nabane nawe.